Coronavirus utwibutsa ibihe by'abayuda ubwo bategwaga n'indwara y'ibibembe, kandi uwabaga bembe yashyirwaga mu kato, ndetse n'uwanyuzaga agenda avuga ati ubu ndabembye. Yesu utangaje, Imana y'urukundo, uwo wigize umuntu wakunda abandi natwe, akora ku mubembe, uwari ubembye arakira. Abayuda babibonye bati ntibishoboka, nyamara muri we harimo imbaraga ikiza. Yesu utangaje, Imana y'urukundo, uwo wigize umuntu wakunda abandi natwe, akora ku mubembe, uwari ubembye arakira. Abayuda babibonye bati ntibishoboka, nyamara muri we harimo imbaraga ikiza. Coronavirus wafashe abakomeye bose, abagendera mu ndege, abagenda n'ibyogajuru, abagenda n'imodoka, abagenda n'amaguru, ubambika agapfukamunwa ubagumisha mu rugo. Yesu utangaje, Imana y'urukundo, uwo wigize umuntu wakunda abandi natwe, akora ku mubembe, uwari ubembye arakira. Abayuda babibonye bati ntibishoboka, nyamara muri we harimo imbaraga ikiza. Yesu utangaje, Imana y'urukundo, uwo wigize umuntu wakunda abandi natwe, akora ku mubembe, uwari ubembye arakira. Abayuda babibonye bati ntibishoboka, nyamara muri we harimo imbaraga ikiza. Bavandimwe nshuti musoma ibi byanditswe byera, ngaho nimuze duhunge tuve muri Yerusalemu, kuko ari igereranywa n'iyi si yacu dutuye. Duhungire muri Yesu, kuko ari we unesha ibi byose. Covid ishungura kubizera umwami Imana, batujye mu kidendezi cy'amaraso y'umukiza, kuko n'amani byagenze mu gihe cya Isiraheli. Yagiye mu kidendezi avamo akiza ibibembe, natwe mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga ikiza. Covid ishungura kubizera umwami Imana, ngo tujye mu kidendezi cy'amaraso y'umukiza, kuko n'amani byagenze mu gihe cya Isiraheli. Yagiye mu kidendezi avamo akiza ibibembe, natwe mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga ikiza. Covid ishungura kubizera umwami Imana, ngo tujye mu kidendezi cy'amaraso y'umukiza, kuko n'amani byagenze mu gihe cya Isiraheli. Yagiye mu kidendezi avamo akiza ibibembe, natwe mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga ikiza.